umuntu wese ukomoka kuri kaka, Imana izabaho umugisha ba Muyomba, abana bazabyara abazobakomokaho bose ku bintu badukoreye ibintu tutabona ukuntu tubibasobanurira. Kaka ubwo yaraje atubamo, yari umukecuru, Mana yanjye bemera kumuduha. Ni ikintu kitoroshe kuvuga ngo mwohereje mama wanyu gusa ngo agiye kuba ahantu nka ya mvugo bazagira ngo agiye ngo kubibukwe. Urumva nyine umukobwa yari yarapfuye bisa nkaho nta kintu mugipfana nawe. Wagiye ngo kurera abana gusa. Umukecuru uri aho ngaho wari wibereye neza, wari ukeneye kurerwa, yari ufite abana bamwitaho, mbese bakamwemera bakemera bakamutanga. Muraho neza, umeze neza, nizere ko umeze neza aho muherereye. Twebwe turaho turashima Imana itubyukije amahoro hano iwacu. Turabaramukije aho muri hose muherereye, abari mu mpande zine z'isi, amahoro ya Nyagasani abane namwe. Nagarutse ni Mutimukeye Betty ku bashasha baje kuri ino channel ya Mama Ariel, mbahaye ikaze na karibu. Twongeye guterwa iteka n'Imana yongeye kutugenera uyu munsi, twebwe tubyutse turi bazima. Mbahaye karibu mwebwe muri ku migabane y'isi yose itandukanye, abari muri Amerika, abari muri Afrika ku mugabane wacu, mwumve ngo aho ari hose, wowe aho ari kino kiganiro ndakuramukije. Nongeye gufata akanya nshimira abantu babashije kudukorera share, abantu babashije kudukorera subscribe, abantu babashije gupostinga ibiganiro byacu. Mana yanjye ntabwo nabona ukuntu bivuga ngiye byandenze n'ukuri, ndabibona urukundo mpamunyereka, abantu babanyandikira iminsi, Imana yo mwinjira ibaho umugisha. Nongeye kuza hano uyu munsi ni umunsi udasanzwe, aho twagize umutumirwa wacu wa mbere kuri ino channel ya Mama Ariel. Ni umunsi udasanzwe twongeye kugirirwa amahirwe, tukaba twaje n'uyu mutumirwa wacu wa none tumuhaye karibu. Ni karibu kwa Mama Ariel. Murakoze cyane. Twagira ngo wibwire abagukurikiranye, witwa nde muri make? Nanjye nitwa Samaza Allen, nkaba ndi umumama, mfite abana 2 n'umugabo umwe. Murakoze. N'umugabo umwe? Kwagira ngo urateganya wa kabiri? Oya. Muri iki gihe nuko ni gusanga abantu ugasanga afite umwe w'isezerano, afite n'undi wo ku ruhande, ariko ngewe ndacyafite uw'isezerano kandi nta n'undi wo ku ruhande nteganya. Aho ku ruhande uba ushatse gusobanura iki? Ntabwo bisobe gute? Ntabwo bari mu kubimenya, barimo ko urimo gusanga umugore afite umugabo umwe nyine w'isezerano, twese tuba tuzi, hakaba nyine n'undi wo ku ruhande. Nkayo ngabakenya cyo baza ngo ni mupando wa kando. Neza. Turakwakiriye kuko twakomeje kuri ino channel yacu, twaje ari channel yo gutanga ubuhamya, yo guhumuriza abantu bari mu bibazo, yo guhumuriza abantu barimo guca mu bihe twaciyemo, mu gihe twebwe turimo gushima Imana. Hari abantu bamwe babashije kumbaza ati se kuki wagiye muri biriya, waba ni wewe wagezweho n'abira bihe wenyine? Burya abantu bazanyura mu kintu twakubifata bitandukanye. Jewe uburyo nakibonye, wowe ukakibona ari ikintu kiri simple, ariko jewe nakibonye ari ikintu gikomeye. Kandi nkuko nababwiye muri introduction, turi mu bihe bikomeye, abantu barimo kunyura mu bihe byo kubura ababo, abana barimo gupfakara ari batoya, abana barimo kuba imfubyi ari benshi cyane. Rero tugomba kuganira, tukabahumuriza, tukababwira natwe ibintu twabigezemo, ariko aho tugeze ubu ngubu turi abantu babasha kwiyubaka, abantu babasha kuba baha abandi bantu inama, kuba babasha guheza abandi mbese motivation kugira ngo babashe kubona ibyo babanyuramo nabo bazabicamo. Rero muri makeya uyu ni umuvandimwe wanjye, naje ngo dukomezanye. Natanze ubuhamya hano avuga ati rero nanjye hari ahantu ngomba kuvuga nanjye nkaba natanga ubuhamya. Ubushize nababwiye ko twari tugezeho, nababwiye mama yaje kwitaba Imana, akaza kwitaba Imana mu buzima bugoye, adusize turi batoya cyane. Twari tukiri kumwe na mukecuru muri iyo minsi, kaka wacu, biba ngombwa ko nawe nyine asubirayo akatuvamo. Ubwo se wo kwibaza ngo se byaje kugenda gute? Muri kiriya gihe wabonaga byari bimeze bite uko byarinze naho tugeze ubu ngubu?
mu by'ukuri muri kiriya gihe byari ibintu bikomeye kubera ko mama yadusize twese tukiri batoya. Njye nigaga mu wa 4 primaire, nimba wari mu wa 6? Nari mu wa 6 ngewe. Niga mu wa 4 primaire, urumva nyine muri icyo gihe badani bari baratangiye ishuri. Bari bataratangira, bari bakiri batoya. Murumva muri icyo gihe iyo myaka namwe nyine murumva umwana wa primaire niko gihe nyine uba ukeneye urukundo rw'umubyeyi. Byari ibintu bigoye cyane cyane. Ariko nyine Imana ugereranyije naho tugeze ubu ngubu turi ahantu hashimishije, hahesheje icyubahiro Imana hamwe natwe, ahantu tugeze ahantu hateye ishema ku buryo nyine nk'abantu batuzi aho nyine ukuntu twari tumeze kiriya gihe, nk'iyo batubonye nibwo bazavuga ati kumbe mwarakuze, noneho babona wenda dufite n'abana bakumva nyine ari ibitangaza by'Imana. Nk'abantu twabanye bo baratuzi. Hari ukuntu sinzi niba ujya byibuka abantu twari duturanye bajyaga baza none se ngo mukurikirana mute, bakajya babaza Flora na tukabesha ko turi impanga. Njyewe n'ubu twajya tuko turi impanga, none abandi barumuna bacu babiri nabo bakavuga ko ari impanga, Dani na kandi koko bakavuga ko ari impanga. Twese tukajya twibuza turi impanga. Abantu bagatanga ati kubyara impanga gatatu kose. Urumva twese twaranganaga, ukazugira ngo none batunyujije gutya kuri forme, twaranganaga. Babiri bagiye basa, abandi babiri nyine bakagenda, mbese nyine ukabona nyine ari inoze. Ariko ni ukuri turashima Imana aho igejeje ikora cyane. Nuko kandi mu by'ukuri tunabwira n'abana nyine nabo abantu babaye imfubyi nabo bakiri batoya, iyo wagize kwihangana muri wowe, kubera ko imfubyi zihura n'ibintu byinshi, hari abantu mbese babona ko nta buzima ufite, ariko iyo wagize kwihangana muri wowe ni ukuri Imana igikunyuzamo neza. Njye nabonye imfubyi akenshi zigira imigisha, niba hari abantu babaho bagira intuzi ijambo Imana siyo yabyivugiye yonyine ikavuga ngo ni se w'imfubyi umugabo wapfakazi gusa, ariko Imana igatanga umugisha ku muntu wawuharaniye n'uwitwayemo neza. Ntabwo wagenda ngo urira ngaho ngo ubikirara ngo ubiki, urategereza ngo Imana mu ijuru ngo izaza ngo iguheze umugisha. Wa mugisha ugomba kuwuharanira ukawukorera cyane. Reka rero dukomeze tuvuga ahantu ukuntu cyagiye nyine byaje kugera kaka nyine cyagiye mama maze kwitaba Imana akavuga ati rero mugomba kuva mu nzu yanyu mwamwe mukagenda. Cyagiye urumva tugiye guhindura aho twigiraga ishuri rigiye guhinduka. Kandi twigaga muri wari ugeze ndetse twari turi muri vacances, twarakoze P6 icya leta cyo 6. Ubwo urumva ngiye iyo ngenda nta ngaruka byari kugiraho, kuko twakora tugenda muri internet tukagaruka. Ni nako byaje kugenda gute se koko? Twaje kugenda dusubira kwa data wacu nyine bavuga ati bamwe bagende hano, wa musaza wacu wa data wacu baravuga ati yagera yarashatse cyagiye ninde ntabwo yarashaka kiragiye yaratarashaka. Suzi ko wagiye segonderi wiga nyine rakagitumba uba muri geto yaratarashaka tubana nawe koko nantuzi yaratarashaka cyagiye. Noneho urumva umuntu utarashaka kuvuga ngo muheze abana byari bigoye. Uwo musaza wundi wacu mwa data wacu byari bigoye kuvuga ngo muheze abana ajye kurera abana ari umuntu w'umusore utarashaka. Bashaka kuvuga nyine ati bamwe bagende nyine kwa data wanyu, abandi nyine bandi b'abafamiliye babaga kure cyane, byari bigoye. Hariho abandi bakiri ruguru kuvuga ngo abana babatware ruguru, bavuga ko abahungu bagomba kujya ruguru ngo bakaja ruguru. Nyine nange murabuzumva umwana w'umuhungu gagiye ruguru abagiye kuba umushumba. Twari tukiri duto. None se muri Kongo imyaka 5 se umwana ntaragira? Imyaka 5 nararagira. Oya umwana w'imyaka 5 araragira inyana akazaja gutangira nyine nk'inka. Ariko ngenzi ko abana barugurega baba bafite ubwenge, ntabwo ari nk'abana bo mu mujyi bo mu mushasha. Ubwana bwa ruguru buba bufite ubwenge bukaja kuragira inyana. Imyaka 5 nyine bigeze baravuze ati mureke tubatware ruguru. Ariko nyine ukuntu byaje kugenda ruguru ntabwo byaje gushoboka. Urumva icyo gihe umukecuru bahise bamutwara nyine bamuyomba baramutwara
habanza nyine no kuvuga ngo bamurekere mu bana bacu, tugume mu nzu yacu, tugume hamwe, ntabwo byaje gukunda nyine urumva habamo discussion impande zose famiye, ntabwo byaje gukunda. Noneho birangize baravuga ati okay nta kundi, icyo gihe nyine twaragiye tuba mu nzu yacu ngo birangize. Ndibuka byari first term, igihembwe cya mbere, ndi ku ishuri ngiye gutya mpita mbona barampamagaye nyine ngo umusaza wawe yagusuye. Nimwumva tugomba kumuvuga cyane nyine uwo nyine musaza wacu umwe data wacu ngo aragushaka. Ndibuka byari muri weekend tumesa abantu nyine babe maintain, nange murabizi, mbona barampamagaye ngo ninze ndagenda. Ahita nyine kera we yagiye kuri office kunsabira uruhushya, ngiye urubagiye ntabwo nari icyo nshakira. Ndagenda ngo ngereyo, ahita avuga ati tugenda bwihute, ati naje kugutwara wa muzungu yaje muri Afurika. Nababwiye ko yari yarasubiye iwabo, ati yaje muri Afurika, yamenye amakuru ko mama wanjye yapfuye, none yaje aragushakisha. Ati kandi yamenye amakuru nyine y'ibyabaye, mbese ashaka kuduha Paul. Icyo gihe bahise bamfata bankatisha itike i Kigali. Icyo gihe yari umuzungu yari ari ku Gisenyi, kuko yaje muri Afurika ari i Kinshasa. Ngo agere i Kinshasa ahita atega indege n'Igoma arambuka ku Gisenyi, arangiza nyine antumizaho turagenda. Nahise nkatisha itike igenda i Kigali ngo ngereyo, nageze ari nijoro. Ndibuka bankatishije iyindi ya 11:00 mu gitondo, imodoka za mbere. Bitangiye nagiye tujya ku Gisenyi, turabonana. Yo mana we ampfe kumbona, yararize. Ninjye nyine yatumije mu mwacu, ararira mana yanjye, ararira ngo mama wanyu yarapfuye. Ati nuko nyine amakore none bimeze bite, mubwira amakuru ko twagiye nyine turi muri famiye badukuye mu nzu. Yesu wera, umuzungu umusatsi wahise uhagarara, yarababaye. Ati mbwira ngo ubanza ibintu by'amafamiye abazungu bo ntabyo bazi, abantu muzabitubwira muri comment. Ibona yarababaye ati gute iyo bazi ko famiye yonyine ari umugore we n'umwana we, kuko ntibamubwira kumwa ngo kwa so wanyu ngo ibiki n'ibiki, ntabyo bazi ngo banye prom. Noneho bitamubwira ni story ti kakari yaraje kurwaza mama, biba ngombwa nyine ko agira ati ataha. Ati se abahe? Ari hano. Yasubiye muri Kongo? Ntihuya, ari hano, ari i Kigali. None se nyogokuru wanyu yokunda ko musubira mu nzu yanyu? Ni cyane. Ahita avuga ngo nimuhe nimero ngo ya Muyomba. Ndibuka yahise ahamagara Muyomba, ahita amubwira ati se byoshoboka ko uwo mukecuru asubira muri iyo nzu n'abo bana bose? Byahise bakora iki? Bahise bategeka nyine ko tugomba gusubira iwacu. Ese mwari mwaratangiye ishuri aho mwari muri cyaje mwagiye? Twari twaratangiye. Urumva nyine byabaye mu myaka ikurikiranye, twari dutangiye mu wa 5 primaire. Mwari mutangiye? Haje mwese mwari Nyagatare mwese? Twari Nyagatare. N'ababanaga urumva twari bari abakobwa 3 n'abahungu 2. Ubwo urumva nyine niba ari umuna wanjye 2 na basaza banjye 2. Nitwo twari tukiri dutoya cyane. Nyine tugomba kwa musaza wanjye uyu nyine iwaba muri internet, twebwe urumva twari tukiri muri primaire. Noneho turangiza nyine bahita bavuga ati okay nimugomba gusubira iwanyu. Yahise ahamagara na papa, nyine data wacu nawe aramubwira ati mureke abana basubire nyine mu nzu. Urumva nyine icyo gihe nyine famiye yarabibonye ko bavuze ngo dusubire mu nzu, bahise bagira nyine bumva nyine wenda hari courage ko tugiye kongera gusubirana nawe mu buzima. Nako byahise byongera kandi kutworohera ko twongera dusubira. Burya abantu iyo babaye separate biba bibi cyane, kandi nukuri yeme n'abantu babikora kugira ntago ari ciza. Yego nyine wenda cyaramuka kibayeho, ariko ntago ari byiza cyane, ntago ari byiza kuvuga ngo abana ngo bagize ngo babuze ababyeyi bahite batandukanye. Noneho hari n'ikindi kintu cyabagaho, niba nabo babona ngo ni umuco wacu, umugore yapfusha umugabo, tugenda yasigaranye abana 2 cyangwa 6, bagatanga ngo natahe ngo siga abana. Biriya bintu ni bibi. Uzi umubyeyi kumukuraho abana, noneho bari abana igikomere bazakurana cyane, bazakurana igikomere. Kandi uzi usanga kenshi
nubwo urumva nubwo amafamiye yabo baba bikoze gutyo bakumva nyine ko ari ibintu by'umuco hari ubwo batandukanya gutyo abana nyine n'umubyeyi b'abana bakagumana igikomere ugasanga bagize urwango ngo abase wabo baba batandukanyije n'ababyeyi bakaba batese kubera abana bo bagahita bumva ko wenda bashaka kuba banga mama wabo ati kubera iki mama wacu bamudukuyeho bakamujyana biriya bintu ni ukuri gusa nyine ngira ngo ubu ngubu ntabwo bikibaho nta bantu nta muntu ugipfa gusa nyine nk'iyo umugore yapfushije umwana sinzi ko bikiba umugabo sinzi muzobitubwira abantu azabitubwire muri comment bagahita bapfa gusa kumumenesha ngo agende ngo none especially wasigaranaga abakobwa yo abakobwa ntabwo bari abana iyo wasigaranaga abakobwa ngo na kese ari wa mugore w'intwari yabyaye abakobwa ngo yasigaranye ngo abakobwa ngo rega ngo natahe uko ico kintu cari co mwuka byaramwe abana b'abakobwa nta gaciro bagiraga kandi yewe aribo bagira agaciro nka kwa kundi iyo bakoye umukobwa baza bazana inka ariko ugasanga ntibamubwira ngo navuga nko mu ndangamimerere y'intuza ntibamubare ko ari umwana ariko bakamenya agaciro ke cyagiye yagejeje igihe cyo gushaka ariko turashima Imana ko ngo atari ko bikimeze ngo abakobwa nibo basigaye bafite agaciro noneho niba ariko bimeze ubu nyine byaba ari ibintu byarashize pe ubu ngo nuko n'abakobwa nibo bafite agaciro niyo nta mwana utagira agaciro so kuvuga ngo ntabwo nagira agaciro ahubwo kiriya gihe mind z'abantu kiriya gihe kuntu cari kimeze babonaga umwana w'iki ngo yasigaranye abakobwa ugasanga umugore bakamubaza ngo se tuvuge nda nk'urugero nka mama wacu bakamubaza ati se ufite abana bangahe ngo mfite abana ngo 6 abakobwa 4 n'abahungu 2 ngo yewe gusa ko nyine utabyaye ngaho nyumvira imbyare sheka oya hari n'ukuntu yabyaraga abakobwa 5 akabyara umuhungu umwe yarangiza wa muhungu akazavuga ngo ni ikinege ngo ni ikinege ariko umuntu abikinege yaravukanye n'abandi kandi ikinege tuvuga ari umwana ariko abantu b'iwacu sinzi byisi ukuntu bari bameze ariko ubu muri no myaka iwacu gusa n'abandi banyamahanga niko ari abanyamahanga nyine n'ubundi bwoko niko buteye n'abanyarwanda n'abarundi kiriya gihe umwana w'umukobwa baramutsikamiraga cyane nta gaciro yagiraga ariko ubu nyine ntabwo ariko bimeze yego ubu ngubu busigaye wumva umuntu akangwasha ngo icyama nkabyara abakobwa kubera ko ubu ngubu abakobwa nibo basigaye bafasha amafamiye yabo ugasanga nyine aribo bantu bari hejuru ariko turashima Imana ko biriya bihe byatambutse cyane no kuri umwana wese asigaye amera nk'umwana turashima Imana yadukora ibintu bikomeye twabonye Imana ubwo nyine kaka yahise agaruka dusubira mu nzu yacu dusubira mu buzima aho twari dusanga twarakuriye mbese nyine ahantu twari tumenyereye yewe twabonye ukuboko kw'Imana cyane twabonye ukuboko kw'Imana turiga abangaba abari batarasoza primaire barayisoza nanjye ubwo narakomeje nyine ndiga Imana iduha imishinga twese turangije urumva ninjye nawe tutabaga mu mushinga bari abana batabaga muri compassion twese turangije secondaire primaire duhita tubona umushinga mbona umushinga mwiza akazumpereza buri kintu guhera kuri siripa nawe nyine murabyumva ibikoresho byose Imana mw'abantu mwe ushobora kwibaza ati nk'ubu nyine hari abantu nyine baba bapfakarira akibasa n'abana none bazige gute mw'abantu bano bana bizagenda gute Imana izica inzira ahantu utabona igatanga ubufasha utatekerezaga kandi mw'abantu mureke Imana yahindure abantu amateka muri iki gihe hari abantu benshi uzibuka uburyo wizemo wewe noneho witekereza urebe wenda uburyo koga ushobora kugira abantu bicura na za compassion benshi wibaze se nanjye ubunyene ngeze ku rwego rwo gufasha undi muntu byibuze wibuka undi muntu uvuga ati nanjye nize mfashwa hari umwana nafasha ni wa muceceka gusa ngo ugire nuko Imana nyine igenda iturinda muri ibyo bihe byose bigoye ese reka nkubaze igihe twaga cya gihe ibyo ngibyo naringiye kuvuga byabaye karapfuye yaje kugera igihe turagira nyine twese twinjiye mu masegonderi kaka aza gupfa yaje kurwara arwaye turi ku ishuri ndibuka ararwara cyane ngiye ndibuka
hari ukuntu umuntu ajya agasaba uruhushya ugataha muri weekend wenda nk'ibiki nibuka kaka dusanga ararwaye. Mbere ya byose reka tubanze dushimire ba Muyomba. Nk'abantu mwe twebwe twagize umugisha wo kugira ba Muyomba. Sinzi wowe ba Muyomba bakuntu bameze. Imana izaha umugisha umuntu wese ukomoka kuri kaka. Imana izabaho umugisha, izabaho umugisha ba Muyomba, abana bazabyara abazobakomokaho bose ku bintu badukoreye. Badukoreye ibintu tutabona ukuntu tubibasobanurira. Tutabona ukuntu tubibasobanurira. Kaka ubwo yaraje atubamo, yari umukecuru, Mana yanjye bemera kumuduha. Ni ikintu kitoroshe. Kubera ngo mwohereje mama wanyu gusa ngo agiye kuba ahantu ngo nka yamvugo bazagira ngo agiye ngo kubibukwe. Urumva nyine umukobwa yari yarapfuye. Bisa nkaho nta kintu mugipfana nawe. Wagiye ngo kurera abana gusa. Umukecuru uri aho ngaho wari wibereye neza, wari ukeneye kurerwa, yari ufite abana bamwitaho, mbese bakamwemera bakemera bakamutanga. Babaye intwari cyane. Babaye intwari, baduha kaka, araza atubamo. Imana mu ijuru ibaho umugisha cyane. Bakoze ibintu bikomeye. Nanjye sinareka gushima, ndashimira ba Muyomba cyane cyane, ariko cyane kubera ko hari ukuntu nyine ibintu byakaza biducanga, akaba aribo bantu ba mbere duhamagara. Nk'iyo wenda nka kwa kundi waba wakumbuye nk'umuntu nko ku ishuri muri interina, ugahita ugira ugahamagara ba Muyomba. Turabashimira, mwarakuze, Imana ibahereze umugisha no kuba mwaraduhaye kaka akaturiraho nyine igihe gitoya, nawe nubwo yaje nyine gutabaruka, ariko ibyo byose turabibashimira. Tuzagenda tuvuga byinshi. Ariko turashimira n'abantu bacu muri famiye yacu tuvukamo y'abasinzira. Harimo abantu bakoze imirimo ikomeye cyane tutabona ukuntu tubivuga. Abo bantu Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Ntabwo twavuga ngo kanaka waba ugiye gukora ibintu bibi. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Nk'abantu ese ko turimo gupfusha abantu inyuma, turimo kwita ku bana basigaye gute? Cyangwa no gukora ikiriyo bikarangira abantu bakavuga ngo badusigiye abana. Nyuma muzi biza bigenda bite? Ko haba ari urugendo rukomeye, especially iyo basigaye ari utwana dutoya. Bigenda bite koko? Mureke tugerageze kwita ku bana, tubiteho, wite ku bana nk'abawe. Reka tubashimire mwebwe mwahisemo kudukurikira. Imana mu ijuru ibahe umugisha, kandi dukomeje gushima Imana ku byo yadukoreye. Nawe ufite ibyo Imana yagukoreye, fatanya natwe gushima Imana. Murakoze, murakarama. Gira ikintu wabwira abantu? Ikintu nababwira, ndashimira abantu bakoze sub kuri no channel. Mukomeze mukoreshe ya, nimuzaza mugera n'ahantu mubona bafite amatelefone cyangwa televiziyo, muza mugenda mukande kuri sub, mutuzamure uyu muvandimwe wacu. Mukomeze munakurikirana ibiganiro, ntimukaza mugenda mwihutisha ikiganiro musimbukisha. Basuze kireba kubera ko ni iminota mikeya nza mbona kora kugira ngo muzamurira nyine ibiganiro mu birangiza. Abantu bazagenda basimbukisha, muzamanza mureke ikiganiro kirangire kugira ngo